muraho neza nongeye kubaha ikaze kuri Moriya TV Rwanda. Uyu munsi mbazanye mu ruhererekane rw'ibiganiro aho tuganira n'abana b'Imana bakoresha impano zabo mu kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu makorali. Uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kwakira umuntu udasanzwe. Ni umuntu nzi ko mwese mwakunze bitewe n'uburyo aririmba, benshi bamubonye imbona nkubone, abamubonye kuri videos. Uyu munsi rero tugiye kuganira nawe, mbateye amatsiko. Reka muhe ikaze. Murakoze cyane. Guhaye ikaze kuri Moriya TV Rwanda. Murakoze cyane. Umuntu tugiye kuganira nawe jewe ndamuzi, ariko abadukurikiye bashobora kuba batamuzi cyane, bazi isura muri video cyangwa baramubonye kuri stage. Ariko reka dutangire wibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Mukanzayirambaho Suzanne, nkaba ntuye Muhanga. Nkaba ndi umuririmbyi wa korali Kugana Yesu Family Choir. Nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri. Ngaho rero avuze ko ari umuririmbyi wa Kugana Yesu, kandi ni nayo mpamvu twaje kugira ngo tuganire nawe. Yego. Tumubonana impano itangaje yo kuririmba. Mu by'ukuri abazi korali Kugana Yesu ni korali igira indirimbo nziza ikundwa n'abantu benshi, kandi ntekereza ko hari abantu benshi bakunze korali kubera elema zimwe na zimwe harimo na Suzanne. Ariko ndifuza kukubaza ikibazo cy'amatsiko. Ni ryari wiyumvishemo impano yo kuririmba? Ntabwo nakubwira ngo ni ryari, ariko twaririmbye turi abana. Ndabyibuka, urumva twatangiye kwa kundi byabaga ari muri jiya, tukajya muri jiya. Kwa kundi hari ukuntu nyine mu cyaro bagira ibintu by'igihande, banga igihande iki n'iki kizadukorera ubutabazi. Yego. Noneho twari nko mu gihande cyacu cyo mu rugo twari dutuyemo. Twese ari abasaza, ari ababyeyi bakiri bato, ari abana, twese tukajya mu gihande nyine tukajya kuririmbana n'abo basaza, tukajya gukora ubutabazi. Rero muri ibyo bihe by'ubwo butabazi mu gihande, muri jiya, nibwo nyine umuntu yaririmbaga, ukumva abantu bakuru baraguha kuraje ati aka kana kazaririmba, akana kazaririmba. Yego, bitangira gutyo. Ariko birofisho ntangira kuririmba muri korali natangiye 2010. Birangira ku kibazo kibaza ngo ni korali ya mbere watangiriyemo yari iyihe? yari iwacu mu Ruhango, yitwaga Inshuti z'Imana. Ariko wavuze n'akantu ko mu cyaro. Nibaze cyaro wavukiyemo ngo ni iki? Cyo mu Ruhango. Icyo mu Ruhango, mu ntara ya Gitisi, itorero rya Bugarura. Gitisi rwose, mu ntara ya Gitisi. Okay. Hanyuma se uburirimbye muri iyo korali aho Gitisi, korali Kugana Yesu niho wisangamo cyangwa hari ahandi waciye? Hari ahandi naciye. Hari ahandi naciye i Kigali Kimihurura muri korali Abijuru. Niyo nahise mvuye mu Ruhango, niyo nahise njya kuririmbamo korali Abijuru ya Kimihurura. Ndabasoje cyane. Abijuru umuntu wanyu nguyu hano. Yego, rero navuye mu Bijuru nisanga muri Kugana Yesu. Ubundi iryo yimuka rikunze kubaho gake. Ribaho gake ariko ryambayeho nanjye. Iryo yimuka ubundi rikunze kubaho gake, ariko ntekereza ko n'ubundi wavuye aheza n'ubundi uzaheza cyane. Yego rwose. Ntekereza ko korali Kugana Yesu nayo ni korali nziza cyane. Wageze muri korali Kugana Yesu ryari? 2021. Bivuze ngo uyu mwaka wa 5. Yego. Imyaka 5 ni myinshi. Urumva muri 11 imaze, njye maze 5. Yego. So navuga ko jewe by'umwihariko nkumenya nahise ndeba indirimbo za Kugana Yesu, ntabwo ko natangiye kuzireba
nka 2021 igezemo hagati. Yego. Mu by'ukuri ntabwo nzi kugana Yesu, nge nagiye kuri YouTube indirimbo mbona hajeho ko ari ndayireba. Nyirebye bwa mbere mbona afite indirimbo nziza. Ndasacinga mbona indirimbo nyinshi, ariko we nabonye navuze ko nakumvise neza mu ndirimbo yanyu yitwa Bibiliya. Yego. Urumva iyo abantu bataramenyana hari amakuru bari hanze. Yego. Mukora bari hanze rero naya. Nuko abantu bareba indirimbo ariko bavuga ati muri iyi korali uyu muntu uyu nguyu ureba. Uyu muntu niwe kizigenza niko tubyita. Bishobotse gato. Ndashaka ko duha agace gato k'indirimbo Bibiliya mu gice cyawe cya kabiri. Hari akantu ndakubwira ko kana kariko. Ubwo ndakiririmba cyose kugira ngo uze kumbwira ko kana kariko. Cyane nkagera aho rakambwira. Ndakubwira ko ntuseke. Okay. Imibereho mureba ubu buribwe twumva, amarira turira, inimba zuzuye imitima yacu, hari ababisogongeye mbere, burya uru rugendo ni rumwe, tuzira inzira ebyiri, umubwiriza ati nta gishya munsi y'ijuru, bihora uko byahoze. Bibiliya itwigishe, wahumekeye ababaye intwari birya bihe. Natwe tugenza utyo, dushaka kureba kure. Bibiliya murikira ahacuze umwijima, mbera itabaza, ibirenge byanjye ntibizasitara, nzakurya nkiriho. Ujya umbera ifunguro ry'umunsi, umfatiye runini, uri ndeba kure. Wonderful. Urakoze cyane ako kantu rero. Kariya kantu ugoronzuramo. Iyi ndirimbo nyumva ushobora kubona akagoronzeze nk'inshuro nk'ijana. Kandi niyo umunsi w'igicuruzwa nkahagera ukubita ngashyiramo nkongera nkagasubiza nkongera nkagaplaying. So ni by'ukuri bigaragaza ijwi ry'ubuhanga. Abantu wenda bakuzi mu ndirimbo zanyu, indirimbo ubona kuririmba ufitemo imbaraga. Ariko mu igihe cyose numvise korali. Yego. Sinigeze mbona na rimwe uburi ikintu cya consistency mwijwe kabisa, kuva indirimbo eshanje turazikubita kabisa kandi ukiri hejuru. Zirakora zikurahe. Yewe sibuse navuga ngo nzikurahe, ariko ni ibintu nyine navuga ko ari nk'impano y'Imana, Imana itanga, kuko ntabwo umuntu yavuga ngo abikurahe. Hari n'abantu bajya bambaza ngo urye iki, ngo kugira ngo nguririmbe kuriya, nyine ubona abantu babitangariye, kandi mu by'ukuri njye mba numva ari nk'ibintu bisanzwe. Ariko abona abantu nyine babitangariye rimwe na rimwe ngo urye iki, ngo ukoresha iki. Ntabwo ni ukuri ntacyo pe, nirira ibijumba nkakubitaho ikivuguto, ibintu bikagenda neza. Ariko ntibabyemere. Ariko navuga ko ari Imana y'ijuru n'ubuntu bw'Imana bidukoresha, kuko nta muntu ubwe wabyikoresha ibyijwi byo, kuko hari abantu benshi baba babyifuza, bifuza kuririmba, babikunda, ariko akaba yumva atabikora nk'uko kanaka bikora. Yego, rero ni impano Imana itanga, ni Imana ijuru ritanga. Ntabwo umuntu yavuga ngo bigenda bite, ngo abigenza ate kugira ngo bikunde. Oya, ni Imana ijuru ritanga muri make. Imana araguhaye. Kuko ngize amahirwe yo kukubona muherutse gusohora indirimbo yitwa Nzasingiza urukundo. Muri iriya ndirimbo wenda ushobora gusanga hari abandi bantu bameze nkanjye, hari amagambo muri refure kuyumva arananiye. Rero ko ko guprofisa ngiye kuyagukuraho. Ariko barasi ibintu by'indirimbo tutari bubivugeho. Oya, urumva ngiye ntabwo naba niyiziye ngo ngende kandi hari indirimbo nge numva kandi nakunze. Ariko ibintu ntuzi ko kera
hari ukuntu afataga nk'indirimbo yego ariko akaba hari ijambo utajya wumva yego ukaririmba nabi wazamenya iryo jambo ukiseka yego nanone hari amagambo rero ari muri refrain nzasingiza urukundo rwamesheje agaciro ko Mana nejeshejwe amaraso akiza rwamesheje agaciro ku Mana nejeshejwe amaraso akiza ibicumuro ibintu naririmbaga aho hantu sinshaka no kubivuga bibaho ari igihe wumva indirimbo nyine ukajya ubura ijambo neza bari kuvuga ndagiye mfata indirimbo nyinshi nk'indirimbo za Ambassadors ariko nkajya shaka ijambo kera rero aho mareye kumenyera ubwenge nkajya ndeba translation nkabona none ibyo baririmbaga byanjye nkaba nabyumva yego rwose bibaho cyane reka wenda twihute mu ndirimbo mufite ni iyihe ndirimbo rwose wumva uvuga uti indirimbo muri kugana Yesu numva inkora ku mutima? Indirimbo inkora ku mutima rero ni indirimbo ebyiri, irakuzi na niriya kwizera. Irakoze n'urataza umutima nuko ahanini ntajya ngewe amarangamutima yanjye bakure ariko ziriya ndirimbo nanjye zinkora ku mutima. Ahari abantu bashobora kubona tuziririmba bamwe amarangamutima akabafata bikanagaragarira abantu, abandi bakavuga ati abandi bantu ni ibinya, ariko bara natwe tuba twakozweho ni ukureba kugaragaza amarangamutima ufite mikoro ukabona ntibiri buvemo yego ariko natwe zidukora ku mutima. Izo ndirimbo ndazikunda cyane ariko sinzi impamvu iyo ndi kuririmba indirimbo yitwa kwizera iriya ya Aburahamu, iriya ndirimbo nyine numva iyo ndi kuririmba mba numva nanjye umwuka ari kunzamuka pe, ndayikunda cyane. Ni byiza cyane. Je hari indirimbo yanyu navuga ko nkunda indirimbo zanyu nyinshi, ariko hari kubera niba ruko nasanzemo icyo gihe murimo murayirepeta indirimbo y'uruhinja yego koko kandi ariko mufite mu by'ukuri indirimbo nziza. Ngiye kukubaza ikibazo ariko sinzi ukuntu uri bugisubize, kubera ko inshuro nyinshi uri kuri stage iyo uri kuririmba ufashe microphone mba muri usinziriye ndabaza ni iyo uri kuri stage hariya ku ruhimbi muri kuririmba ni iki kintu kigushimisha? Iyo turi kuririmba niki cyishimisha? Urambwira public se kandi ubusinziriye basinziriye ariko buriya ntabwo nsinzira ngo indirimbo yose irangire, nyuzamo nkatera akajisho ngo ndebe ukuntu nyine abo turi kuririmbira bameze, niba ibintu turi kuririmba bari kubyumva, niba bari kubyishimira. Ariko nta kintu kinezeza umuririmbyi nko kuririmba akabona ibyo ari guha abantu babyishimiye. Nicyo kintu cya mbere kimunezeza, kuririmba ukabona nyine ibintu bigenze neza, satani ntabyivanzemo, kuko buriya hari igihe korali igera stage ibintu bikanga pe, waririmba ukumva nawe ntuzi ibintu uri kuririmba, ukumva nyine ntabwo biri kujyamo. Ariko nta kintu kinezeza nk'iyo umuririmbyi yaririmbye kandi akabona ibintu byagenze neza. Yego ibihembo by'abaririmbyi nabwo ngo ni amen. Yego rwose iyo babahaye amena ihagije baba banezerewe cyane. Yego dusoza iki gice ndifuza kukubazamo ibibazo bibiri. Ikibazo kimwe nifuza kukubaza cyane mu bikorwa akenshi abantu babona indirimbo zasohotse hanze nyine nizo tubona, ariko ntabwo tuzi ibyabereye mu gikari, ntabwo tuzi imvune z'abahanzi. Ni izihe mbogamizi ubona cyane ziri muri uyu murimo wo kuvuga ubutumwa, imwe cyangwa ebyiri? Yego buriya abantu babona abaririmbyi baririmba ngaho bagiye muri sorute, ngaho bagiye aha n'aha kuririmba, bakabona nyine ari umunyenga. Rimwe na rimwe abantu bakanabyibeshyaho, bakavuga bati abantu bahora bagenda, bahora bagira gute nyine, ukabona abantu kuba abantu bagenda bagiye kuririmba, kuba abantu basohoye indirimbo ni umunyenga nyine tu, bakabona abantu bakabona ibintu ni umunyenga. Ariko kuririmba, umurimo wo kuririmba ni umurimo uvunanye cyane pe, cyane ni umurimo uvunanye.
wenda uravuga uti tubona video ariko ntabwo tuba tuzi ibyabereye inyuma ariko abaririmbyi baravunika ari mu mitegurire y'ibyo muba mwebwe mubona niba wenda tuvuze ngo tuvuye nka tukajya nko kuririmba wenda nk'Igisenyi byibuze kugira ngo ufate urugendo ruvi Muhanga ujye Gisenyi kandi ugereyo kare mu by'ukuri nugerayo utinze ni handi usanga korali yambaye isura igira korali nta gahunda igira iyo bayitumiye igera ahantu itinze urakumva ihagera saa 5 abantu bagiye muri gahunda yo kuramya mbese korali kagibwaho umugayo wo kugera ahantu igize gute itinze kugira ngo byibuze uvi Muhanga ugere Igisenyi uhagerere ku gihe byibuze uhagere nka saa 3 n'igice gutyo utageze saa 5 ni imbaraga zikomeye cyane. Iyi ni imbaraga zikomeye bisaba kubyuka kare abantu ntibarara baryamye kugira ngo byibuze murebe ko mwazenduka saa 11 mwe mutsimbuye mugiye cyangwa se abana rimwe na rimwe nkanjye udashobora kuba mu rugo ntaririmba ugasanga izo sanda byukana umwana nkagenda nkajya kuririmba tukajya Gisenyi mfite umwana wenda nundi akabikora tukagenda gutyo none abantu babona ngo twagiye akavuga ati bara abantu shabirwa bagenda nyamara ntibazi ayo majoro tuba twagize gute ntibazi icyo kintu tuba turwana nacyo kugira ngo korali itagirwa icyo kibazo ngo bagera ahantu batinze rero mu by'ukuri umurimo wo kuririmba no umurimo uvunanye wenda no kuvuga ngo gutegura amavideo no gutegura amavideo n'amaudio ni ibintu nyine bikomeye pe umuntu atabasha kumva atarabigeramo kereka umuntu ubizi ubibamo niyo umuntu ushobora kumva imvune ziba mu gutegura ibyo bintu byose yego reka dusoze iki gice nkubazeho ikibazo cyanyuma yego hari abantu benshi babona amakorali cyane cyane baririmba neza akavuga ati iyi korali iyi niyo nzozi zanjye uwo muntu ushaka kujya muri korali iyo ariyo yose uretse no kugana Yesu iyo ariyo yose ashaka kujya muri korali wamubuhe butumwa butumwa rero buriya iyo wikundira korali nyine ubuyikunda cyane ko abantu baba bayirimo bagashobora ibikorerwa muri korali nta kintu baba bakurusha nawe wabishobora rero niba ukunda korali jya muri korali nicyo ngomba kwitondera niba ukunda korali jya muri korali gusa umenye ko muri korali ntago nyine ari ambiance mujya mubona zonyine zigaragarira abantu zibamo gusa muri korali barakora korali rakora nawe nujyamo witegure gukora n'utiteguye gukora ububyihoreye urakoze cyane so reka rero tujye mu gice cya kabiri igice nahariye nk'ubuhamya cy'ibibazo nka 3 gusa ndifuza kumenya nk'indirimbo waba wararirimbye iyo ndirimbo ukavuga uti iyi ndirimbo yahinduye ubuzima bwanjye kubuhindura gute hari ukuntu uririmba indirimbo reka dufate nk'urugero niba nk'iyi ndirimbo uvugaga kwizera iyi ndirimbo yanyu ya Aburahamu iyo ukurikiye uburyo flow y'amagambo y'iriya ndirimbo uburyo yanditse Aburahamu uko yategereje umwana akaza kubona umwana akajya kumutamba akagira gute kuko uti wenda kurikije wenda uburyo urugero rwa Aburahamu n'urwego narindiho iyi ndirimbo y'ubuzima buzaba bwagenda wenda muri mu buryo bwo kwizera cyangwa se uburyo bw'imikorere ibintu nk'ibyo sinumva subisoje n'ubundi iriya niyo ndirimbo nyine Aburahamu niyo ndirimbo njya ndirimba rwose mana yanjye nkumva yanzamuye pe iriya ndirimbo ndayikunda cyane iriya ndirimbo buriya iyo turi kuyiririmba akenshi tuyiririmba ndi kuyitekerezaho cyane pe uriya mupapa yari afite kwizera guhambaye cyane yari afite kwizera guhambaye cyane iyo turi kwiririmba rero mba nyitekerezaho cyane buriya ari ukuntu umuntu agera no mu bihe umuntu wese agira ibihe byiza akagira n'ibihe bibi uko biri kose rero ngiye iyo ndi mu bihe bibi hari igihe nicara nkatekereza ko mu ndirimbo zose tujya turirimba nk'indirimbo zirenga nk'igihumbi harinze simburamo nk'indirimbo nk'eshanu
zingarura muri mood bitewe nyine n'ibihe umuntu arimo. Hari igihe uhita utekereza indirimbo nyine ukumva zikugaruye muri mood bitewe n'amagambo zirimo, ariko cyane cyane indirimbo yitwa Aburahamu hari ukuntu ijya inkora ku mutima cyane. Okay. Hari umuntu wigeze aguhamagara se nibura akakubwira ati rwose ntabwo nkuzi na wenda nabonye nimero yawe sinzi aho nayikuye, ariko hari indirimbo mwaririmbye mugira iyi niyi yamfashije iramfasha, hari ubuhamya nk'ubwo wigeze wakira? Ibyo kumufasha ntago biterwa nuko umuntu yavuze ko yamufashije, ariko abanyandikira abampamagara bo ni benshi cyane cyane bambwira indirimbo Bibiliya. Niba ari uko hari ariyo bambonamo cyane simbizi, ariko benshi cyane barampamagara iriya ndirimbo turayikunda, iriya ndirimbo turayikunda, iriya ndirimbo turayikunda, niyo akenshi bajya bampamagara bambwira. Okay. So reka dusoze icyo gice twinjire mu kindi gice cy'ibibazo bisa nkaho bisa nkaho bimeze bitereye, bisa nkaho biri fani. Yego. Ndifuza kumenya niba hari igihe bigeze bibaho uri kuri stage uri kuririmba, yego, hahandi waharishije amagambo akakushabuka, yego, amagambo ukayibagirwa, byo byagenze bite? bibaho cyane rwose, amagambo ajabuka umuntu kumva riragiye. Byagenze bite? hari nibwo ndabyibuka, ahubwo turi mu gitaramo twakoreye hano mu Academy cyo gufasha abantu bo muri gereza. Nari impari. Twaririmbye indirimbo Yosiya, noneho twiririmbye hari ukuntu iyo tugiye gusoza igice cya kabiri n'igice cya mbere, nyine hari ukuntu amagambo yabyo asa nkaho ajya nyine kuvuga kimwe, noneho mpita mbivanga, mfata ibyo mu cya gatatu mpita mbivangira mu cya kabiri. Hari ukuntu nyine ujya kuririmba nawe ubwawe wumva ibitekerezo cyane cyane, hari ukuntu nyine uba wagiye mu bitekerezo, ntago akenshi uba ukiri aho ngaho. Iyo ugiye rero ugatuma umwimerere w'aho ngaho uri w'ibyo urimo, akenshi ijambo ujya kumva ukumva rimwe riragiye gusa. Bijya bibaho cyane. Okay. Akandi kabazo kerekeye korali, wenda abadukurikiye dushobora kuza kumentioninga amazina barinji bakugana Yesu, wenda abo mentioninga bihangana, ariko nko muri korali ninde muntu uvuga uti uyu muntu araseka koko, araseka ku buryo akantu kose bavuze kamusetse? Shaba abantu waretse simbavugera. Waretse simvuga baseka, ahubwo nkivugira baseka. Ahubwo nanjye usasa ndaza kumugera uko nawe arimo. Abaseka byo nanjye ndaseka pe. Kandi ndi kumukeka. Abaseka byo nanjye ndaseka. Ninde ubasetsa? Ndaseka, ariko no mama witwa Mameya nawe araseka pe. Mameya ndamuzi. Nawe araseka rwose. Nawe rwose harimo abantu, ariko nanone duseka bitewe nyine n'abantu tuba dufite badusetsa. Hari ukuntu mukora nk'urugendo wenda rurero, nk'uko wenda mwavuye hano mwagiye Gisenyi, cyangwa se mwavuye hano mwagiye iyo za Huye cyangwa za Kigali mu rugendo rurerure, ukaba muzi ngo hano muri ko dufite comedian kabisa. Ninde muntu ujya ubabera umukomedi wa wundi nyine umuseka? Coach D'Amour. Namuyizeho kuri sonorizasiyo. Abo nibo badukorera urugendo rwose. Urugendo bararufata gutya bumva bakarugira nk'urw'iminota 30. Ubutoza buhindukamo ubutoza. Yego, gusa n'abana beza nyine batuma urugendo rutubera ruto. Nkuko urumva kuva urugendo rw'Imusanze cyangwa Rubavu Muhanga ruba ari rurerure, ariko iyo mufitemo abantu babatera courage bagatuma nyine batuma urugendo ruba rutoye, rutarambirana. Yego, muri korali urebye abaririmbyi bayirimo ubwo uhita ubibuka bose mu masegonda. Muvuze muti hano hantu tugiye gutwaramo pasiteri, yaba ndi pasiteri?
barabuze. pasiteri ubwo ni Ndungutse hari undi se Ndungutse chef guide. Okay. Ndungutse yatubera pasiteri. Ndungutse yatubera pasiteri pe. Reka duspose ko kugana Yesu ibaye nk'ikipe ya football. Ninde muntu mwagira kapiteni? Cyane nduherutse kuba kapiteni ra twakinnye ejo bundi. Sha ibintu bya kapiteni ubu ninde wabibara? Eliya uwo dukunze kwita Pale Munyaneza. Okay. Eliya harya kapiteni n'ugira ute? Kapiteni abahagarariye ikipe. Ni uvugana n'abatoza mu kibuga n'ujya kuvugana n'abasifuzi. Ahubwo Eliya yaba umutoza. Ko kapiteni yaba ndera. Eliya yaba umutoza. Okay. Eliya yaba umutoza. Reka twerekere ku musozo. Tugiye kuganira ibibazo bya nyuma bisoza. Ni twa tubazo tworoshye two gusubiza utuntu twihuse turaho kugira ngo abantu bamenye Suzana neza ni muntu ki. Suzana iyo yambaye neza aba yambaye yambaye neza. N'ubu nambaye neza. Agakweto karekare. Agakweto karekare ho ntigashoboka ubwo iyo ntakambaye ntabwo stili bayapfuye. Ubwo si wowe. Ntabwo mba nambaye neza. Ntabwo mba nambaye neza gusa nkunda muri njyewe nkunda amajipo n'amakote ubundi mu busanzwe. Nkunda ijipo n'ikote njyewe ibintu nkunda ijipo n'ikote kurusha amakanzu. Okay. Iyo Suzana yariye neza. Yego. N'abadukurikiye uzakira Suzana azabazi neza package. Iyo Suzana yariye neza aba yariye iki? Ifiriti. Okay. Yanyweye aba yanyweye amata. Nibyo. Ubwo nyine ibyo wamba byose ariko ntibibureho iki agafiriti. Ako gakoresho murakumviye mujye mukagerekaho. Yego pe. Ntabwo ugiye guhindura korali ariko bibayeho ko Suzana ahindura korali. Ntabakiri muri kugana Yesu yaririmba muri korali. Nayo. Ufite urukundo rwinshi rwa kugana Yesu. Nayo ubwo nyine kuririmba ubwo najya sinzi ariko ntayo. Rwose ntayo pe. Okay. Hari umuntu urebye mwitorero mu makorali yose muri rusange. Hari umuntu uvuga uti nkuko abantu bareba impano yawe bakareba ukuntu uririmba n'imbaraga n'iki. Mu by'ukuri igihe cyose mwaririmbye sinigeze numva na rimwe ngira ngo mu makosa mukora ibyo ntimurarikora. Sinigeze numva kugana Yesu yataye n'agafunguzo n'akanukangana gutya. Mwumve mwavuye ku rufunguzo. Hari umuntu ureba umuntu kuvuga uti uyu muntu afite impano itangaje mu kuririmba mu itorero ryacu mu makorali yose ayo mwaba mwarahuye cyangwa waba warabonye. Yego. Umuntu ninde? Ubwo si ndavuga umwe. Mentioninga nka babiri cyangwa batatu. Buriya mfite abantu nyine ngewe numva ku giti cyanjye. Ngiye kuvuga ku giti cyanjye ntihagire untera amabuye ngo nibagiwe kanaka. Buri wese aba afite uko abyumva. Ngiye ku giti cyanjye. Ni abantu nyine mba numva bafite impano. Cyane nyine mu bagabo. Mu bagabo niho nyine mba numva bindimo neza. Ubwo sinzi impamvu. Damuru wacu coach Songa wo muri Ambassadors. Mutipe muremure musa nkaho ari munini ho. Ndamuzi. Nanjye numva afite impano ndamukunda cyane Songa. Ndumva araba.
ntabwo pe. Well, so reka ngiye kubaza ikibazo cya nyuma dusoza. Ni ikibazo cya nyuma tugiye gusorezaho. Hari ibintu mbona biri mu makorari menshi, aho usanga umuntu ashaka gukora indirimbo ze ku giti cye. Yego. Kandi abantu babikora ni abantu basanzwe bameze neza muri korari. Ariko umuntu akavuga ati hejuru yo kuba ndi muri korari ndashaka no gukora indirimbo zanjye ku giti cyane. Ujya ugira icyo gitekerezo cyo kuzakora indirimbo yawe ku giti cyawe, maybe ukaba umuhanzi uririmba solo? Ntabwo ndakigira. Ujya ubitekereza? Ntabyo njya ntekerezaho. Hari n'abantu rwose, hari n'abantu tumaze iminsi tubipfa pe, bambwira ngo naretse nkajya mu ndirimbo zabo, n'abantu rwose ibyo bintu ntabwo njya mbijyamo. Nyine ubwo igihe ntikiragera. Ntabwo igihe nikigera nzabikora, ariko kuri ubu ku giti cyanjye ntabyo njya ntekereza nyine. Okay. Ni byiza cyane gukorera umurimo muri korari. Wenda muherutse gukora igitaramo mu minsi yashize, ariko nkawe nk'umuririmbyi ku giti cyawe, wenda dusoza ni iki kihe, ni ishusho cyagusigiye? Nge naragikurikiye live kuri YouTube, ariko ndifuza kumenya mu by'ukuri ni iyihe shusho cyagusigiye? Ikihe? Igitaramo muherutse gukorera hano Igahogo ku rusengero. Ni igitaramo twakoze cyari navuga ko cyari cyoroheje, bitewe wenda n'ibyo tujya dutegura. Impamvu nuko twumvaga ari ibintu bisanzwe, twashaka kwishimira Imana. Rero turagitegura, tugitegurira Igahogo, cyane ko n'itorero ryabishakaga ko dutegura igitaramo Igahogo. Turagitegura, ariko ntabwo wari uhari, bivuze ko kuba gikurikiranye, ariko urusengero rwaragiye rutubana urusengero. Uyu warani hato cyane rwose. Rero usibye natwe n'abakijemo baratubwiye ati ibi bintu nimukongere kubikora. Igihe nikosa mugomba kwihana. Ati mubyihane. Ati rwose mutuma abantu batareba igitaramo kubera kubahanze. Ati ntimuzongere kubikora rwose. Ati mujye mushyiraho mwatumenyereje muri stade, abantu baza bakuzura bakako buri wese akareba uko abyifuza. Rero ni igitaramo nacyo cyabaye kiza cyane, twafashijwemo n'inkuru nziza n'intwari za Kristo. Baraturirimbira, igitaramo kigenda neza cyane, natwe turaririmba, na korari z'Igahogo ziraririmba. Rero ni igitaramo twarishimye, urumva twayirukaga kiriya cyo mu kwa munani, duhita dukora mu kwa gatatu, mva ntabwo twatinze cyane. Ntabwo mwatinze ubundi ntimuzadukerereze. Ntabwo twatinze, ariko nanone cyongeye kutwereka urukundo abantu badukunda. Urumva ni igitaramo ntabwo nyine, nta nubwo twigeze tubyamamaza nk'uko twabyamamazaga mbere, kuko n'ubundi twumvaga nyine ari ibintu byoroheje, ariko umuntu wese wabimenyaga arakubwira ati nzaza, twisanga n'ubundi dufite abashyitsi benshi, abantu babura aho bicara. Rero cyongeye kutwereka ko tugifite abantu, nanone dufite abantu badukunda kandi bitabira ibintu byacu uko byaba bimeze kose. Rero turabashimira cyane, Imana ibahe umugisha pe. Yes, arakoze cyane Suzana. Rero twaganiraga namwe mwari mudukurikiye, turabashimiye. Tubararike kuzagaruka mu kiganiro cyo gutaha mureba abandi tuzongera kuganiriza. Ciao, out of camera.